uragambanirwa n'umuntu ukuzi. Umuntu utakuzi ntago yakugambanira. Haramureba ngo agira agahinda ararira. Bari mu mwuka w'Imana batavangiye barareba. Yantumye ngo umubarize Imana, umubarize Uwiteka ko azakira indwara. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umeze neza? Amahoro y'Imana bane nawe. Nitwa Musabimana Fortune, ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, tugushimiye kuriho. Uriho kandi uriho kugira ngo uduhe ubuzima. Uriho ngo natwe tubeho. Uri Imana yacu kuko utapfa natwe turiho. Izina ryawe niryamamare. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. Reka duce bugufi wowe ushyirwe hejuru. Uvugire muri twe kugira ngo ijambo rigere hafi na kure. Umwuka wera w'Imana dusobanura ibyanditswe. Urakoze kuko ubikoze. Hira ijambo ryawe, ukuboko kwiza kw'Imana kutugwe neza. Mu izina rya Yesu, amen. Nzanye intego ivuga ngo inshuti nyanshuti. Inshuti nyanshuti. Hanyuma nagira ngo nkubaze. Muri iyi minsi inshuti ufite uzibona ute? Ese koko haracyariho inshuti magara? Kwa kundi abantu bagiraga inshuti bagakundana, mu nshuti ugira uracyagiramo inshuti ku buryo uvuga uti inshuti nayibitse ibanga. Ariko Yesu ni inshuti nziza. Haleluya. Mu nshuti ufite zirenga umwe cyangwa babiri cyangwa batanu cyangwa 10, ndashaka ko ushyiramo inshuti bita Yesu. Hari abagabo babiri babanye barakundana, ariko biza kurangira ubucuti bw'umwe. Ubucuti bw'umwe abugaragaza nabi, ahita amwereka ubugome. Naje kwibaza ngo ibi bintu biratwigisha iki? Ese wowe mu mibanire yawe n'abandi bimeze bite? Ndashaka ko tuganira ijambo, ariko nawe uze gutekereza mu nshuti ufite, niba warahisemo gushyiramo Yesu, kuko Yesu ni inshuti. Ni inshuti mu makuba muragendana, ni inshuti iyo urwaye aragusura, ni inshuti itaguhana. Hari abantu bakundanye, umuntu bita Benihadadi, hakaba n'undi witwa Hazayeli. Barakundanye kugeza ku rwego umwe agera aho arwaye yatumira undi akamusanga no ku buriri. Reka dusome inkuru zabo gatoya, hanyuma tugire icyo twigamo. Kandi iyi nkuru hari ikintu iza kutwigisha. Iri mu gitabo cya 2 cy'Abami, ni igice cya 8. Dusome duhereye ku murongo wa 7. Turahasoma imirongo mike cyane, hanyuma tuze kuganira. Hanyuma wowe uza kumva iki cyigisho, uza kunyandikira muri comment, umbwire ugira icyo umbwiraho. Ese koko inshuti ugira cyangwa se inshuti wagize mu gihe cyashize uracyazifite? Ese mwagiye mupfiki? Mwagiye mushwanira kuduki? Ariko reka mbabwire, hari inshuti nziza. Nje kubabwira inshuti nziza, inshuti yitwa Yesu. Yesu iyo mwahuye aragukunda, kandi nawe ukamukunda. Reka twumve iki kiganiro cy'aba bantu cyangwa se uko byabagendekeye. Bukeye Elisa, ni igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 8 umurongo wa 7, nguko umwami Benihadadi yishwe na Hazayeli. Bukeye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Benihadadi umwami w'i Siriya yararwaye. Baramubwira bati wa muntu w'Imana araje. Umwami abwira Hazayeli ati jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana, umubarizemo Uwiteka uti mbese aho azakira iyi ndwara. Nuko Hazayeli ajya kumusanganira ajyanye amaturo y'ikintu cyose cyiza cyo muri Damasiko. Byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Bahuye ahagarara imbere ye aramubwira ati umwana wawe Benihadadi umwami w'i Siriya
akuntumyeho ngo mbese aho azakira indwara. Elisa aramusubiza ati genda umubwire uti gukira ko azakira, ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa. Maze Elisa aramutumbira kugeza aho uwo mugabo yagiriye ipfunwe. Uwo muntu w'Imana ahera ko ararira. Hazayeli aramubaza ati databuza urarizwa n'iki? Aramusubiza ati ndarizwa nuko menye inabi uzagirira Abisiraheli, ibihome byabo uzabitwika, uzicisha abasore babo inkota, uzahondagura abana babo bato n'abagore babo batwite uzabafomoza. Hazayeli aravuga ati nkanjye umugaragu wawe ndiki cyo kuba nakora ibikomeye bene ibyo ko ndimbwa? Elisa aramubwira ati Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'i Siriya. Nuko ahera ko asiga Elisa aho asanga shebuja. Shebuja aramubaza ati Elisa akubwiye iki? Nawe aramusubiza ati yambwiye ko uzakira nta kabuza. Bukeye bwaho Hazayeli yenda uburingiti abwinika mu mazi amupfukisha amaso, umwami ahera ko aratanga. Nuko Hazayeli yima ingoma ye. Twakira ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, iyi nkuru ndagira ngo tuyiganireho hanyuma tuze kugira icyo twiyumvamo. Uyu mwami Benihadadi yari ayoboye Siriya, ariko afite inshuti ye magara, inshuti bita Hazayeli. Hanyuma uyu mwami Benihadadi aza kurwara, araremba. Yumvise umukozi w'Imana Elisa ko ageze i Damasiko, atuma Hazayeli. Benihadadi atuma Hazayeli ngo amubarize Elisa niba azakira. Ariko ageze imbere ya Elisa, uyu Hazayeli, Elisa aramwitegereza, aramureba. Erega buriya abantu b'Imana bari mu mwuka w'Imana batavangiye barareba, kuko Imana yacu irareba nta kihishwa. Elisa aramwitegereza, haramaze se bimeze bite? Undi atangira kumuha ubutumwa yatumwe n'umwami Benihadadi, amubwira ngo haramureba ngo agira agahinda ararira. Yantumye ngo umubarize Imana, umubarize Uwiteka ko azakira indwara. Aramubwira ati genda umubwire ko azakira, ariko n'ubundi nta kabuza, n'ubundi azapfa. Erega n'ubundi tubayeho, nta muntu uzarama nk'igiti. Urarwara ugakira, heje ukongera ukarwara. Hari n'igihe wakicwa n'imodoka, hari n'igihe wakicwa wasitara ugapfa. Umuntu wese azagira iherezo rye. Hanyuma amusubiza amubwira ati genda umubwire ko uzakira, ariko nta kabuza kuzapfa. Ariko aba yamwitegereje, aba yamubonye, haramureba ngo agira agahinda ararira. Ariko uyu Hazayeli ngo agira ipfunwe cyane by'uko Elisa amwitegereje. Amazi ati umbonye ute, bimeze gute? Hambwa ati ngize agahinda, mbonye inabi uzagirira ubwoko bw'Imana, mbonye ubugome uzakora, mbonye abadamu batwite uzabafomoza, mbonye uzica abana, mbonye uzakora ubugome. Ati se ubibonye ute? Cyeko ndimbwa, nta kazi ngira, nta hantu nyoboye, nta kintu ndicyo. Haramubwira ati nabibonye ko nawe uzaba umwami, ariko kandi nubwo uzaba umwami, muri wowe ufite umutima mubi, ufite ubugome bukomeye, uzagirira abantu nabi. Aho kugira ngo yumve n'ubuhanuzi bamuhanuriye, byibuze ace bugufi abwire Elisa ati nsengera uyu mutima mubi umvemo, nsengera, ntabwo ibi bintu mbyiyumvisha, reka da abeho umugisha. Uzi uko bakubwira n'ububi bwawe ukabiha umugisha ukigendera. Nuko aragenda, kandi umwami Benihadadi yari yatumye Hazayeli nk'inshuti ye amwizeye. Aragaruka ko azana ubutumwa, ariko azana ubutumwa ahanuriwe yuko azaba umwami. Ahita agenda ajya gusubiza kugira ngo arebe yuko ibyo yahanuriwe abisubizwa, kandi abisubizwa nabi. Kubera iki? Kubera yuko mbese yageragejwe kubwirwa uko ari n'uko ateye n'uko bimeze, nkaho yaciye bugufi kugira ngo asabe imbabazi, nkaho yaciye bugufi kugira ngo byibuza umukozi w'Imana amusabire ubu bubi n'ubu bugome bumuvemo. Reka da, ahubwo yahise agenda
ajya kubwira mwami wa Benihadadi ati rero ukuntu umuhanuzi yambwiye yuko uzakira, ariko nta kabuza nyine na nyuma nyine uzapfa, ariko yambwiye ko indwara uzayikira. Bukeye mu gitondo ngo yakoze iki? Yafashe uburingiti. Ariko utekereza umuntu ugera ku buriri aho umwami aryamye, urumva uwo muntu yoroshye? Uragambanirwa n'umuntu ukuzi. Umuntu utakuzi ntago yakugambanira. Umuntu utamaze kukumenya, umuntu utamaze kukwinjirira ngo amenye intege nke zawe, ngo amenye mbese imbaraga zawe aho ziri. Umuntu atabashije kukwinjirira ngo abakuzi ntago yakugirira nabi. Kugira ngo umuntu akugire nabi nuko abazi akayirunyuramo, aho azagutegera nuko abazi intege nke zawe, nuko abazi uko ibintu byawe bimeze. Niyo mpamvu tugomba kwitonda cyane. Inshuti ya mbere ugomba kugira, inshuti magara ya mbere ni Yesu, kuko Yesu ni inshuti nziza, ni inshuti nziza. Sigaye nitegereza nkareba ukuntu umugore atinyuka agafata icyuma cyangwa se agafata ubuhiri cyangwa agafata iki akica umugabo we baryamanye babanye. Umwe yabwiye ngo sheri, undi tishushu, bakabyarana abana bakanashyingira, ariko agatinyuka akamwica, cyangwa umugabo akakora atyo. Reka mbabwire, ubucuti bwo mu isi ndi kubukemanga, ndi kubwitegereza, nkabusanga burimo ikibazo gikomeye. Uyu mwami rero nawe yagize inshuti, agira inshuti mbi. Iyi nshuti ngo yaramucunze, ifata uburingiti ibwinika mu mazi, irazira bumupfukisha kugeza hapfuye. Tekereza, utekereze nawe, kugira ngo umuntu yicwe gutwe ari umwami, abafite abamurinda, abafite abamugaragiye. Ubwo yinjiye abantu wenda bavuga bati ni inshuti isanzwe yinjira. Umuntu winjira akagera naho umuntu aryamye, ntutekereze ko badakundanye, ntutekereze ko atari inshuti ye magara. Ariko mva ubugome yamugiriye kugira ngo azamusimbure hehe? Ku ngoma ye. Kandi niko byagenze, yaramusimbuye. Nashaka kubabwira ngo mwitonde cyane, mwitonde cyane. Satani ari no gukoresha abo wita inshuti yawe, abo wita inshuti zawe nibo aza. Kuko reka nkubwire, kera twajyaga tujya ku mashuri wenda tugiye nko kwiga, wabona umuntu w'umukecuru, abakecuru bari baragowe, tukabona nibo baroga tukabona nibo baroga. Ukajya wabona agiye nko kuguha ikijumba ukirinda ngo atakwica. Babandi nyine batoga batagira gute, na buriya turabarenganya. Babandi bibizungereza, umva, basigaye babutwara muri serenge, urumva, basigaye babutwara neza neza. Ntago muherutse kubona umugeni uherutse gupfira muri resebusiyo? Yishwe nande? Si inshuti ze, si inshuti magara, si abamwambariye. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Satani kugira ngo agushobore, arabanza akaguterera ku nshuti yawe, akaguterera hahandi hababaza cyane. Uzarebe iyo uvuzwe nabi n'umuntu w'inshuti yawe, cyangwa se akagira ikibi kimuvaho, ubabara cyane kurenza umuntu utazi Imana wahagarara hari akagutuka ibitutsi. Nibwo yatukana ibitutsi bya bindi umuntu atabasha gusubiramo, hari igihe bitagufataho, kuko uba uvuga ati n'ubundi arakoreshwa na Satani, n'ubundi ni uwa Satani, n'ubundi ibyo akora arabizi, ukabifata utyo. Ariko ikigeragezo ukore gikoreshejwe na mwene so kirababaza, kiraryana cyane. Nagira ngo mwirinde cyane, mwirinde mu buryo bwose. Ariko nagira ngo mbabwire ngo hari inshuti nziza, inshuti itaduhana, inshuti itadutererana, inshuti itaduteza abantu, inshuti ubitse ibanga ikaribika, inshuti nyanshuti nta yindi ni Yesu. Haleluya, haleluya. Umva abantu b'Imana, nimugire Yesu uwa mbere, mumugire inshuti ya mbere magara.
azabakundisha n'abandi, azanakubwira n'abakuryarya, akubwire n'abakubwiza ukuri, uzamenya abo mugendana, azaguhishurira, azakubwira amabanga, kuko arareba. Haleluya! Imana yakoreraga muri Elisa n'uyu munsi iriho, n'uyu munsi irakora. Uruta Elisa arahari, ni Kristo. Haleluya! Kristo yakurebera, akakumenyera ibizakubaho, akakumenyera ubuzima bwawe, akakugira inama n'uko uzitwara. Mugira inshuti ya mbere. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo inshuti zo mu isi nta kigenda, igukunda iyo uri mu munezero, ariko waba uri mu byago ikakuvaho. Ariko Yesu niwe nshuti nziza, Yesu niwe nshuti itaduhana, Yesu ni umurengezi. Imana ishimwe. Uyu mwami Benihadadi yishwa n'inshuti ye bita Hazayeli, hamwicisha uburingiti kugeza aho ufata uburingiti cyafata ikuvureri ukajya kuyiryamishaho umuntu kugeza umwishe. Nuko wageze naho aryamye, nuko wageze naho ufata, ni inshuti. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo inshuti ya mbere ugomba kwisunga mu bibazo byawe, mu byiza, ahantu hose ushaka kugisha inama ya mbere yibaze Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu azakugira inama nujya gushaka mugisha inama. Umva nshuti yanjye, niba uri mu rushako, niba uri mu kurambagiza, gisha inama Uwiteka, gisha inama Yesu. Iyo umugishije inama akugira inama, kandi inama iyo umwumviye arakuyobora, kandi akakuyobora mu kuri kose. Niba ari urubyaro ukeneye, gisha Uwiteka inama. Hana yasenganye agahinda, ababaye cyane, ageza aho azajya avuga ari iminwa yonyine inyeganyega, yibwirira inshuti ye bita Yesu, kugeza aho amuhaye umwana. Erega buriya nuzajya usoma mu isezerano rikuru ugasoma ngo umumarayika abonekera abantu, hanyuma bagapfukama bikemera. Ntamubwire ati ndimbata nka bene so nk'abandi bose. Azaba ari Yesu. Iyo abantu babonekerwaga mu gihe cy'isezerano rikuru, umuntu yabonekerwa hakaza nka marayika akakubonekera, wakwemera kumupfukamira cyangwa gukora igitambo akabyemera, yabaga ari Yesu wiyiziye. Rero nagira ngo mbabwire ngo Yesu ni inshuti nziza, nk'uko yabivuze muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 12 kugeza 14, aravuga ngo ngiri itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruto rw'umuntu upfira inshuti ze. Umurongo wa 14 ariwe nsorezaho, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Haleluya! Turi inshuti za Kristo nidukora ibyo adutegeka. Nta yindi nshuti ndimo mbarangira, nta yindi nshuti numva twagira inshuti y'amagara, izindi zose zizi nyuma ye. Yesu niwe nshuti nziza. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo inshuti zo mu isi nta kigenda, igukunda uri mu munezero, ariko waba uri mu byago ikakuvaho. Ariko Yesu ni inshuti nziza. Iyo urwaye iragukiza, waba uri mu rupfu mukagendana, ahantu hose uba uri kumwe na Yesu. Yesu ni inshuti. Abwira abigishwa be, arababwira ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Uri inshuti ya Yesu. Yesu murakundana. Ese niba mukundana, ibyo akubwira nibyo uri gukora? Ukundana na Yesu, ni mu inshuti, ni mu bagati gakubiranije. Imana ibaha umugisha cyane. Rero iri jambo twasomye ritubwira iby'uyu mwami Benihadadi kuno yishwe na Hazayeli. Nagira ngo mbabwire ngo ni mwitonde cyane, mwitondera abantu, ko abantu barahindutse, babaye babi. Ariko Yesu iyo mwakundanye aguhishurira amabanga, akakubwira abantu, akaguhuza n'abantu bazima, akakubwira ibyabo, ukamenya uwo mugenda n'uwo ari we. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ndashaka ko tukundana na Kristo, tukaba agati gakubiranije. Haleluya! Nimuhuza amaraso. Yesu nagusanga mu ijoro, muganire. Nimuhurira mu nzira mugendanye, muganire, kuko arashaka ko akwegera kuruta uko imyenda yawe ikwegereye.
waba uri no mu modoka ukumva ijwi rye, waba ugenda mu muhanda ukumva imirindi ye, ukumva arakubwira, arakuganiriza. B'inshuti na Yesu, umva mwebwe mwahuye n'ibikomere kubw'inshuti. Hari inshuti wari ufite, ubona inshuti ntabwo ikubereye inshuti nyanshuti, cyangwa se ubona abantu barabatanije, cyangwa se Satani araza byivangamo. Ariko reka nkubwire nukundana na Yesu azakumenera amabanga, azakubwira inshuti mugenda nizo arizo, kandi azagukundisha n'abantu. Kandi harimo abantu beza, harimo abantu bazima, harimo abantu bari mu mwuka w'Imana. Imana iguhuze n'inshuti, Yesu aguhuze n'inshuti, kandi inshuti nzima, atari nk'uyu nguyu Hazayeli yiringiwe n'umwami, akamwiringira akageza aho amutuma, akageza aho amumenyera amabanga y'icyo Imana imuvuzeho. Wari uzi ko, kandi ibi bintu maze iminsi mbivuga, wari uzi ko usengana n'abantu, umuntu akamenya amasezerano yawe, akamenya amabanga ufitanye n'Imana, agahita ahubwo akora ibishoboka byose, agakoreshwa n'umubi kugira ngo ya masezerano atakugeraho, cyangwa bya byiza utabibona, akaba ari wo wa mbere ukoreshwa n'umubi kugira ngo ya masezerano atakugeraho. Umva umuntu. Ariko hari umuntu witwa Yesu waguhuza n'abantu bazima. Mbese urabyizeye? Ndashaka ko wumvira ijwi rye. Intama ze arazihamagara zikamwumva, kandi zose zumva ijwi rye, kandi akazihamagara mu mazina. Arazizi. Nawe injira mu mukumbi we, injira mu ntama ze. Mureke dusenge Imana. Mwifurije gukundana na Kristo. Haleluya! Kwifurije kumva ijwi rye, kwifurije kunezezwa nawe, kwifurije kumva imirindi ye aho uri hose, kwifurije ko aguhuza n'umuntu w'inshuti, n'umuntu uzakugirira akamaro, mu izina rya Yesu. Amen. Nyagasani Imana yacu, uri Imana ihambaye, uri inshuti nziza, kandi uri umwungeri mwiza. Ijambo ryawe riratubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Tujya tubona inshuti zo mu isi uburyo dukundana, n'uburyo birangira zimwe zitandukanye, aho umwe yacu undi akaba yahacisha umuriro. Ariko turagushimira ko utameze nk'ab'isi. Ndagushimira ko wowe uri umubyeyi mwiza. Niyo umuntu akosheje uramukebura ukamubwira ati mwana wanjye garukira ahangaha. Ndagushimiye kuri inshuti itaduhana, mu byago uradutabara, mu bibazo uraturengera, ndetse no mu byiza tuba turi hamwe. Nuhimbazwe. Sabiye abantu bumvise ubu butumwa, bakomerekejwe n'inshuti zabo magara, bakomerekejwe n'abo bitaga inshuti, bakomerekejwe n'abo bitaga abasheri babo, bakomerekejwe n'abakagombye kubomora. Ndabifuriza guhura na Yesu kugira ngo ababere inshuti magara. Ndabifuriza guhura na Yesu kugira ngo abahe urukundo rwo gukunda. Ndabifuriza guhura na Yesu kugira ngo abamare zino ntimba, kugira ngo akureho ibi bikomere byose byatewe no guhungabana, byatewe n'abantu bahindutse babi bakangiza bagenzi babo. Ndasabye ngo umwuka wera, umwuka w'imbaraga agere mu mitima yumvise iri jambo, kandi urukundo rwawe rube muri twe, tugukundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, tubone gukunda bagenzi bacu. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Ndabakunda inshuti zanjye, muba mubinyereka ko turi kumwe, abaduha komenti bakatwereka ko batubonye, abakanda kuri like, abakoze subscribe. Nawe utarayikora uze gukandaho, ukande kuri like, ukande kukazogera, hanyuma ubumwe mu bazajya bakurikirana ijambo ry'Imana, kandi ubumwe mu kuryamamaza, uri sharing urihe n'abandi, kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Mugubwe neza, Imana ibahe umugisha.